Ndabashuje mwese bene data muri iki gitondo uyu munsi wo ku cyumweru itariki ya 3 z'ukwa 11 2024. Uyu ni umunsi navuga kuri jyewe w'imvange kubera ko hari inshuti yanjye ikomeye cyane yo ku mutima yabuze umuvandimwe we. Ejo hatambutse itariki ya 2 umuvandimwe we yaratashye, Imana iramucyura. Yararwaye koko ariko ni ibintu bibabaje cyane, ni inkuru numvise ndababara pe bikomeye cyane, ndetse ku buryo ntaraye numva mbyibazaho mu buryo bukomeye. Ariko ijambo ry'Imana riradukomeza, ijambo ry'Imana riratwihanganisha. Nagira ngo abatangiye uku kwezi nabo mu bibazo, abatangiye uku kwezi nabo babura ababo, abatangiye uku kwezi batanezerewe, nagira ngo nabo dufatanyire ijambo. Ariko nawe niba waratangiye uku kwezi kwa 11 unezerewe, ushima Imana, uri mu birori, ushima Imana wenda ko wibarutse umwana, ushima Imana ko wenda washyingiye, ushima Imana ko wenda wabonye promosiyo, ushima Imana se ko ufite amahoro, Imana ikurinze, hari byinshi washimira Imana. Nawe nagira ngo dufatanyire ijambo nshuti yanjye, twese abana b'Imana, kuko Imana Data wa twese ikunda buri wese kandi yita ku bafite ingorane. Nagira ngo turebere hamwe ijambo Imana yashyize ku mutima ngo mfatanye n'abantu bari mu kaga, bari mu mibabaro, nk'iyo nshuti yanjye ikomeye inshyigikira ku murimo, inshyigikira mu bibazo byinshi, mbese ni umuvandimwe wa hafi cyane. Iri jambo rero numvise ko rije kugira ngo turifatanye twese, kandi dufatanye no gusengera uwo muryango wabuze umuvandimwe ejo hatambutse iyo nshuti yanjye. So izaburi ni Zaburi ya 34, dusoma umurongo wa 19 gusa. Uravuga ngo uhoraho agoboka abafite intimba ku mutima, ahoza abashenguwe n'agahinda. Muri make iri jambo rije ritwereka ko Imana Data wa twese itibagirwa abagize ibibazo, itibagirwa abapfushije ababo, itibagirwa umuntu wese uri mu gahinda, ntabwo imujugunya. Hariho abantu bamwe batakwitaho, badashobora kukwitaho kubera ibibazo wagize, ariko Imana yacu Data wa twese iratugoboka, igoboka umuntu wagize ingorane, imuba hafi. Abandi ntibashobora kubyumva uretse inshuti yawe yo hafi yo ku mutima, ariko Imana Data wa twese yongeye kunkomeza n'iri jambo ngo nawe ndigukomereshe inshuti yanjye wabuze uwawe uri mu kaga, ngo uhoraho cyangwa se Imana Data wa twese arakugoboka uyu munsi, arakugoboka uri mu bibazo, arakugoboka ufite intimba ku mutima, aragufasha, ari hafi yawe, ntabwo ari kure. Imana igufashe kugire neza, ubyibuke ntiwitotombe, ubyibuke ntugire amarira menshi, ubyibuke ntugire agahinda. Yego kurira abacu ni ngombwa rwose, turabakunda, bagiye ni ngombwa, ariko umenye ngo Imana irakugoboka, iri hafi yawe, ntabwo ari kure, irakwegereye. Wowe ufite agahinda uyu munsi wa none, wowe ufite intimba, kandi iraguhoza amarira, wowe washenguwe n'agahinda, wowe wishwe n'agahinda kenshi, wowe uri kurira, ubabaye, birumvikana. Nanjye ndagafite kubera iyo nshuti yanjye yabuze umuvandimwe pe. Nanjye ndagafite cyane, ndababaye cyane. Ariko iri jambo riravuga ngo Uwiteka Data wa twese aratugoboka, agoboka ufite agahinda ku mutima, kandi araguhoza amarira wowe urira. Imana ikugiriye neza, ntabwo mvuga menshi. Nagira ngo mbasabe mwebwe muri mu mahoro, mwebwe mufite umunezero umunsi, mwebwe mwatangiye ukwezi neza, bene data, Imana iravuga ngo, ijambo ryayo riravuga ngo mukundane nk'uko nabakunze, murirane n'abarira, munezeranwe n'abanezerewe. Ni ukuri nagira ngo ngusabe aho uri hose inshuti yanjye, ukunda ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ufatanye nanjye kurirana n'umuvandimwe wacu wabuze umuvandimwe, inshuti yanjye yabuze umuvandimwe we. Imana ikamucyura, ari muto cyane, asiga abana n'umutware, asiga abavandimwe, asiga umuryango yakundaga cyane. ariko nuko Imana yabishimye. Twese twaravutse
ariko igihe kizagira dutahe, ariko nidutaha abacu ntibazabura kubabara ngo barire mu gahinda. Gusa ikinezeza ni uko Imana iba hafi yacu ikatugoboka ikadufasha, kandi igihe kimwe abafite ibyiringiro tuzahura mu bwami bw'Imana. Nuko nagira ngo dufatanye akanya gato cyane dusengere umuvandimwe wacu. Umuvandimwe wanjye urabukoze, kandi rwose nawe twifatanyije nawe aho uri. Niba ntazi ibyawe ariko Imana irabizi, ushobora kuba nawe wumvise iyi mesaje ari iyawe, wenda nawe waraye mu bibazo, wabuze uwawe se, wagize ibindi bibazo n'izindi ngorane, ariko ndakumenyesha ko utari wenyine. Turi kumwe mu masengesho, kandi Imana igiye kukugoboka. Imana igiye kugoboka wowe ufite intimba ku mutima, Imana igiye kuguhoza amarira, wowe uri gushengurwa n'agahinda. Reka dusenge. Mana Data, turagushimye cyane urukundo rwawe, turagushimye ko wita ku bana bawe, turagushimye ko abafite agahinda uyu munsi wa none babuze ababo, kubitaho kandi ubabana, kandi ugiye kubamara agahinda nk'Imana Data wa twese dukunda. Nuko dufashe duhe kukurebaho, kandi ufite uko ugiye kubyikorera nk'Imana. Urakoze cyane kubwira ijambo ritweretse ko uri hafi yacu, ritwereka ko abafite imibabaro n'agahinda ugiye kuduhoza amarira ukadukomeza. Dusabiye Mwami buri wese aho ari hose udafite ibihe byiza muri uku kwezi, kugira ngo umukomeze kandi ubane nawe, iri jambo rimwubake, rimukomeze, rimuhe imbaraga kutari kure ye. Sabiye n'abanezerewe, abatangiye uku kwezi banezerewe, batangiye uku kwezi bafite ibyishimo, bari mu byiza, abo nabo ukomeze ubishimirwe, uhabwe icyubahiro, kandi ubibutse ko bagomba no gusengera abandi. Ndagushimye Mana ko ubyumvise, byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Bene Data, nshuti zanjye, ari abari mu mubabaro, ari abari mu munezero, mwese mbifurije icyumweru cyiza, kandi Imana Data wa twese ikomeze ibahe amahoro tuzashobora kubonera ahandi. Ya yandi asesekaye, yandi aturuka kuri Yesu yadusigiye, akomeze abuzure. Mugire icyumweru cyiza, Imana ikomeze ibabe hafi. Nagira ngo soze mbashimira amasengesho yanyu, soze mbashimira subscribe mwakoze, mbashimira ko mufatanyira ijambo, mbashimira ko dukomeje urugendo hamwe, kandi ko dukomeje umurimo w'Imana hamwe. Imana ikomeze ibagirire neza, umugisha w'Imana abane namwe. Ndabamenyesha ko mwari kumwe nanjye Jose Irumva. Ndabakunda mwese nshuti zanjye, turi kumwe mu masengesho. Icyumweru cyiza.